Yes, nongeye guhereza ikaze kuri YouTube channel. Ibya Miki byagomeje kuba kasamutwe. Ibya Miki byagiye hanze byose. Byamenyekanye ko Miki kuva nyina yafungwa burya ngo yazize kuba Miki ari we wamugambaniye. Kuba nyina wa Miki yaracuruzaga urumogi, kanyanga ndetse n'ibindi bintu hano mu gihugu cy'u Rwanda batubuza. Ariko Miki yabona bigiye kumurangira agatanga nyina bakamufunga imyaka 25. Byamenyekanye ko ari Miki wafungishije nyina. Ndetse reka nkubwire uburyo byamenyekanyemo uwabishyize hanze ndetse nkubwire n'uburyo nyina yiyemereye ubwiwe akabibwira Captain Regis, uwo tuzi nka Regis Skits, akaba ari nawe wanabishyize hanze nyuma y'uko Miki yari amaze iminsi atuka sheri wa Regis Queen amugendaho. Regis akavuga ngo wamenyera, wavuga ibindi bigutunga, wavuga content yose kuri njyewe ushaka igutunze, ariko ntiwinjire mu byo umuryango wanjye. Reka nguhereze ikaze, ngende Isa uri kuri Rwanda Room TV, nkubwire kora subscribe tubyinjiremo neza akantu ku kandi. Uyu Regis mu minsi yashize ngira ngo nibwo twabonye break up ye ndetse na Miki baratandukana, ariko Miki yagomeje kugenda amusebya hirya no hino ku buryo hageze naho Miki yakubiswe, by'umwihariko akubiswe na sheri witwaga Samuel bakundanaga bwa mbere wari uragiye mu mahanga. Ubwo yaragarutse Miki ashwanye na Regis akaba ari we ujya kumutabara. Kuri ubu ngubu nkaba nkubwira ko Miki akundana n'umusore uri kubona hano witwa Aga Promota, ariko ibyo ngibyo Regis ntabwo ari byo yaragendereye cyane. Ubwo yazaga gukora ikiganiro yaraje kutubwira uburyo uyu nguyu Miki ari we wafungishije nyina. Ari byo byose ngiye kukubwira hano step by step uburyo byagenze kugira ngo Miki abe ari gufungisha nyina. Kuri ubu ngubu nyina akaba afunze akatiye imyaka 25. Yarazize kuba yaracuruzaga kanyanga n'urumogi, kandi ari byo byareze uyu mukobwa ubona hano witwa Miki, ariho havaga amafaranga yamutungaga akanamwishyurira ishuri, ariko bikarangira atanze nyina kubera ko yabonaga ko ibintu biri nk'ibimurangiriyeho, nyina agafungwa imyaka 25. Kuri ubu ngubu rero uyu Miki yataye umutwe, ibintu byamurenze. Ni nyuma y'uko yagiye kuri YouTube channel ya Irene Meya Empire akavuga ko Regis ari umugirigiri ndetse akanatukana Queen. Ikindi kandi cyababaje Regis ngo nuko uyu mukobwa yatutse Queen, kandi ubundi ubusanzwe Queen ngo yari inshuti na Miki, kandi mwabonye ko Regis yajyaga ajya no kwa Miki bari kumwe na Aga Promota bagakora ibiganiro. Uyu Regis yanivugiye ko hari igihe Aga yashaka kumeza amafaranga ya essence, Regis akayanga. Uyu Miki ni umukobwa batuye mu nzu ihenze cyane, kuko inzu Miki atuyemo yubatswe n'amafaranga agera kuri miliyoni 300. Ni inzu etaje, ariko kumenyera Regis byatumye ashyira hanze amabanga yose y'uburyo uyu mukobwa ari we wafungishije nyina. Byagenze ute rero? Uwo munsi uyu mukobwa yari yajyanye kuko bisanzwe yari igiye gucuruza ibyo nyine bacuruzaga iwabo, yagemuye kanyanga ndetse n'urumogi. Uwo munsi abona polisi cyangwa se bamutangiye amakuru bamuketse, arangije ahita yirukankira ahantu nyina yarari. Icyo gihe nyina nyine nawe ngo yaragiye gucuruza, arangije ahatereka ibyo bintu, babona ko ari we wabihasize. Arangije baravuze ngo ati uyu ni mama uba wabimbaye, niwe wari unyohereje arango mbizane, kandi ngo sinarinzi n'ibyo narinjyanyeyo. Nyina polisi bimutambikanye gutyo, Miki abatanze nyina gutyo, kandi wasanga ari no kwirukanka yabijugunya akagomeza akirukanka, wenda cyangwa se kubera ko yari akiri mutoya ataruzuza imyaka 18 yo kuba yafungwa, akaba ari bujyanwe mu kigo cy'abagororwa akagororwa, hashira iminsi agataha. Ariko ibyo ngibyo ntabwo yabyitayeho, we yirukankiye ahantu nyina yari ari, kugeza ubwo abapolisi barinze ubwo bamubona yirukanka akabitereka ahantu nyina yari ari, agahita avuga ko uwo nguwo ari we nyina wari ubimuhaye, agahita yiyirukankira. Bikarangira nyina bamufunze, ku buryo ubu ngubu nyina afunze imyaka 25. Hakaba hamaze gushira imyaka 5 gusa nyina afunze. Icyo nakubwira nuko rero uyu Captain Regis amaze gutangaza ibi ngibi, yongeyeho ndetse navuga ko ibi ngibi kugira ngo abimenye igihe bajyanaga gusura nyina. Miki yajyanye na Regis gusura nyina nyine mu gihe bakundanaga. Uyu nguyu Regis nyina wa Miki yamwegeje ku ruhande, aramuganiriza amubwira uburyo byagenze kugira ngo afungwe iyo myaka yose. Ariko Regis nyine nk'umuntu wakundaga Miki ibyo ngibyo ntabwo yabyitayeho, ahubwo ubwo uyu Miki mbere na mbere hari umusore witwaga Samuel bakundanaga, ari nawe wanamubyara uriya mwana. Barabanaga icyo gihe Miki yari yarahuye n'umukire amuhereza miliyoni 5 zo gucuruza akabari,
ako kabari mikaza no kuzakamurya, yibanira n'uwo Samweli. Uwo Samweli rero biza kuba ngombwa ko ajya mu mahanga kubera ko nta kintu yari afite, Miki asigara mu Rwanda. Uwo Samweli agezeyo ntiyagaruka, arafatisha ibintu bigenda neza. Ubwo yaragarukaga rero mu Rwanda yari yaragiye asize ateye Miki inda, ku buryo yagarutse umwana wa Miki ari kumara hafi imyaka 2 gutyo. Ejo bundi ngira ngo yujuje imyaka 2. Uwo mwana rero uyu Miki yarwaniye kuba yamusubiza iwabo uwo musore. Ubwo uwo musore yazaga yasanze umwana ari iwabo Miki, igihe yashakaga kujya kuhamukura rero uyu musore yakubise Miki. Icyo gihe Regis aba ari we umutabara. Icyo gihe Miki yanagiye kuba kwa Nyambo, amara n'igihe atanakina muri filime. Ariko ikintu cyatumye ahanini uyu musore akubita Miki nuko yari ari gushaka kuba yakamburanye na uwo musore umwana, kandi Kapiteni Regis yari yarabwiye Miki ko naramuka afashe uwo mwana akamujyana kwa nyirabukwe kuhamukura bizamugora, kuko nta mukecuru afata umwanya wiwe ngo ari kwita ku mwana, we nurangiza uzaze ngo uwo mwana amugusubize gutyo. Ibyo ngibyo akaba aribyo byateye ikibazo ahanini cyo kuba Miki yakubitwa, akaba ari nayo byabaye intandaro yo gutandukana we na Kapiteni Regis. Kuri iki gihe rero akaba ari kugenda amusebya ngo Kapiteni Regis ngo ni umugirigiri, ngo umukobwa bari kumwe urukundo ntacyo ruzamumarira, ngo ntiruzaramba. Bikaba ari nabyo bintu biri kubabaza Kapiteni Regis, akaba ari nayo mpamvu yaje hanze agashyira amabanga y'uyu mukobwa hanze.